on TTV. Hello guys, it's me again Vinka nkuko bisanzwe ikiganiro ni Kid Stock kuri on TTV. Guys, uyu munsi tugiye kuganira ku bana b'abahungu bafatwa ku ngufu. Akenshi hashirwa ingamba zikomeye cyane ku bana b'abakobwa baganirizwa ku bijyanye n'imyororokere, baganirizwa uburyo bagomba kwiyitaho, uburyo bagomba kwitwara, ariko birengagiza ko n'abana b'abahungu izo ngaruka zibageraho cyangwa uko guhohoterwa bishobora kubageraho. Ugasanga nk'umwana nk'umuryango ufite ibitsina byombi ariko ugasanga bakunda kuganiriza abakobwa gusa. Ni icyaha nini gitera ku mwana w'umuhungu ashobora gukura nta kinazi ku bijyanye n'imyororokere, ugasanga afite imico igiye itandukanye cyangwa imyumvire igiye itandukanye, akavuga uti ibingibi ngiye ntabwo nkwiriye kubyumva, ibingibi ni ibya mushiki wanjye, ntabwo ngiye bikwiye kungeraho. Niyo mpamvu bitera ko hari abana b'abahungu bakunda gufatwa ku ngufu, bigatuma uhandi wagira mu muryango ugasanga bari kumucira urubanza, barimo kutoba ni gute umwana w'umuhungu ashobora gufatwa ku ngufu, ni gute umwana w'umuhungu ashobora guhohoterwa, ni gute umwana w'umuhungu ashobora kugirirwa nabi, kandi tuziko ari abanyembaraga, tuziko abana b'abakobwa aribo bakunda gufatwa ku ngufu, aribo bakunda guhohotera. Abana b'abahungu muri iki gihe noneho reka mbyite ko aribo bagezweho, niho bagezweho gufatwa ku ngufu. Ukuntu waba umeze kose, ni waba uri umuhungu waba uri umukobwa, ntago bigenewe ngo uyu nguyu ngo ni ugomba guhohoterwa cyangwa ugomba gufatwa ku ngufu. Hari ababyeyi b'abamama baba bikundira abana batoya, ugasanga afite umugabo ariko yikundira abana batoya, yikundira rwa rubyiruko. Ni hahandi umwana w'umuhungu ashobora kuba afite ubushomeri cyangwa afite amikoro makeya, ugasanga yirukiye kujya gushaka umuntu w'umuha amafaranga, akamukoresha ibintu bigiye bitandukanye bibi, akamucisha mu nzira zigiye zitandukanye kuko akeneye amafaranga, akeneye gukemura ibintu bigiye bitandukanye. Ugasanga agendeye muri ya nzira y'ikigare, ugasanga agendeye muri kwa kuvuga ngo niho ndi bubonere amafaranga vuba, niho ndi bubonere amaronko ya buri munsi, nta bintu bingoye, nta kugenda nkatanga umubiri wanjye, situmwe narwara nzivuza. Ibaze ko ufite iyo myumvire yo kuvuga ngo nindwara wenda nzifuza ariko nzabona amafaranga. Hari ababijyamo ku bushake bwabo, hari n'abahohoterwa bagafatwa ku ngufu. Ugasanga ingeri nyinshi zigiye zitandukanye. Hari abadamu bafite power muri iki gihugu, hari abadamu bafite imbaraga mu mafaranga, yibwira ko ubutunzi afite cyangwa ahantu ageze ashobora, umuntu wese ashaka ashobora kumujya imbere, umuntu wese ashaka ashobora kuba amufite iruhande rwiwe. Ugasanga wa mwana w'umuhungu wakuze ataganirizwa ku bintu bijyanye wenda n'imyororokere, abigendeyemo. Niba uri umwana w'umuhungu warakuze wumva ngo ndabyuka njya gukina football, wumva ngo ndajya kuvoma wenda nkora imirimo itandukanye y'abahungu, mumenyereye ko bahita nk'ari y'abahungu, ugasanga nta time agira yo kuganirizwa cyangwa bamubwire ngo nawe ushobora guhohoterwa, nawe bashaka kugukoresha amabi iyo ari yo yose, nuko utari umukobwa. Kuba ababyeyi batabasha kwiga ikintu cyo kuvuga ngo abana bose bakeneye kuganirizwa cyangwa abana bose bameze kimwe, deje iyo bavuze ngo umwana wahohotewe ntabwo baba bavuze umukobwa, n'abana bose. Ntabwo kuba uri umwana bitandukanya ku gitsina waba ufite icyo ari cyo cyose. Iyo uri umwana ni wa muntu uri under 18. Kuba ushobora kuba ufite iyo myumvire ivuga ngo umwana wanjye w'umuhungu ntabwo nshobora kumuganiza, ntabwo nshobora kwicara ngo tuganire, mubaze wenda ibyo ari kubona hanze, mubaze uko arimo kwiyumva. Hari igihe kigera imibiri y'abantu igatangira kugukontorora cyangwa ikagukururira ibindi bintu wowe utari witeganyije. Ariko iyo wasobanukiwe cyangwa wamenye kuganiriza abana bawe bose udacaguye, utavuze ngo ndaganiriza uyu nguyu mfite ibindi ndi bumuganirize, nibyo bishobora kuba imbarutso y'uko umwana w'umuhungu ashobora kugira muri situation iyo ari yo yose, ugasanga abuze ukuntu abigenza. Ugasanga niba nahuye n'icyo kibazo, nk'ababyeyi badakunda kuba bari kumwe n'abana babo, iyo ufite ubusabane bunini buhagije n'umwana, iyo ufite muri close cyane, niyo yagira icyo kibazo, niyo yahohoterwa cyangwa agafatwa ku ngufu, afite kuza akakubwira uti hari ibintu byagenze gute. Kandi nimugatekereze ko abantu bafata abana ku ngufu ari abantu bakure. Niba abantu bari close mu miryango, b'abantu tumenyereye, b'abantu dusanzwe tuzi, dufata nk'intangarugero,
b'abantu tubona buri munsi, b'abantu bafasha famiye, b'abantu bahora baduteza imbere, b'abandi duhorana. Nibo bantu ukwiye kwitondera. Ntago umuntu azava ikanarangi ngo ari we muntu uza kugufata umwana ku ngufu cyangwa kumuhohotera. Ugasanga biragoye cyane kuba muri iki gihe umubyeyi ashobora gusigira umwana we buri muntu wese abonye ngo nuko nta mwanya afite, nta time afite. Ugasanga niba ufite urugendo ufite kujyaho, niba ari ahantu ushaka kujya, utanze umwana wawe umuhaye umuntu udasanzwe uzi, umujyanye mu rugo utizeye neza, ese ukeka ko 100% uri bugaruke usanga umwana wawe ko wamusize ariko akimeze? Sorry. Wowe ni iyihe myumvire uba ufite iyo uri gusiga umwana wawe ahantu udasanzwe umenyereye, umuntu mudasanzwe mukominikana, wenda uvuge ngo erega nabo batonto musiga mu rugo nabo ngaho ba brother banyu, nta wamenya. Umuntu agira ibimushuka mu byinshi, umuntu agira imitekerereze myinshi, umuntu ashobora kuba yanahinduka. Ntago umuntu wese azahora ari umuntu umwe. Rero ntago wakizera 100% wa muntu usize mu rugo. N'abakozi bo mu rugo hari igihe bafata abana ku ngufu. Ugasanga nk'umukozi wo mu rugo ntago akunda abantu bari mu rugero rwe, ntago akunda abantu banganya imitekerereze cyangwa kungana mu gihagararo, yikundira abana batoya. Ugasanga niba usize umwana w'umuhungu mu rugo, hari umwana w'umukobwa ubafasha imirimo mukuru, ugasanga aramuhohotera ariko umwana agaceceka, akaba afite ubwoba bwo kubwira ababyeyi ngo bigendekera gutya, uyu nguyu ankoresha ibigiye bitandukanye, kuko ntago muri close, ntago afite ahantu yabivugira. Hari n'imiryango igira ipfunwe, reka mbyite nk'ipfunwe, ugasanga uwasambanyije n'uwasambanyijwe, imiryango iri gushaka kwiyunga kugira ngo bitajya hanze, kugira ngo bidasakara hanze, bavuge ngo kanaka yafashe umwana ku ngufu. Ugasanga ya miryango iri kuvuga ngo reka twiyunge nibijye hanze. Ugasanga hajemo kuvuga ngo dutanga amafaranga ya runaka ariko nimuzajye kurega, nimuzajye kuvuga ngo habaye iki ngiki. Ni hahandi cya kintu kirakomeza kikagenda kigaruka, tena kikakomeza kigaruka, kuko ntago mugikumira, ahubwo mukomeza mukiyegereza, mukomeza mugisunika ngo kibasange. Nta kuntu umuntu ushobora guhotera umwana cyangwa akamufata ku ngufu ushobora kujya kubicisha mu miryango ngo mwiyunge. Ese uwo mwana we ntago uba wumva ko umusigiye igikomere cyo kumva ngo ibaze kuba umubyeyi wawe ajya kwiyunga n'umuntu wagufashe ku ngufu, ajya kwiyunga n'umuntu wakwangirije ubuzima, wakwiciye future, wakwiciye. Rega icyo gihe biranagoye no kubona umugabo ugushaka, biragoye kuba niyo waba uri mukuru warafashwe ku ngufu ukiri umwana, ariko baravuga ngo wa mwana, wa mukobwa ugejeje imyaka runaka hari igihe yigeze gufatwa ku ngufu. Icyo gihe ntekereza ko nta mugabo ushobora kuguha respect cyangwa ngo akumve. Hari n'igihe ashobora kuvuga ngo wenda wamwishinzeho, niko abakobwa bakunda kutubwira ngo twishinga ku bahungu cyangwa ku bagabo. Hari igihe batakumva neza ko ufashwe ku ngufu. No ku bana b'abahungu rero niko bimera. Ushobora kuvuga ngo umwana wawe w'umuhungu wenda niwe wamuzanyeho imico mibi, nabo barahohoterwa. Ntago ari bo bonyine bahohotera, ntago ari bo bonyine bafata ku ngufu, nabo bafatwa ku ngufu. Ingaruka nyinshi rero bigira ku mwana w'umuhungu, usanga nawe niba yarafashwe ku ngufu agakura, wenda tukavuga wenda agashaka nk'imyaka wenda nka 20 cyangwa 15, ugasanga nawe yamaye indi yo gufata ku ngufu, akumva nawe ashaka gufata ku ngufu. Yawe no mukobwa mwiza akavuga ati ntago ndi bujye wenda kumuganiriza cyangwa ngo muterete wenda tunumvikane, akumva ashaka force, ntago ari bujye kumuhendahenda ngo bumvikane. Nawe bya bintu yakorewe akumva yajya bikorera abandi, bikamutera depression. Hahandi usanga umuntu ameze nk'umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe, usanga ajagaraye, ntago agifite mind iri ku murongo, kubera kwa gufatwa ku ngufu yanyuzemo akiri umwana, akiri mutoya. Ibyo rero ku mwana w'umuhungu kamvuga ko bimugira nk'igisare, ugasanga asigaye ari mu biyobyabwenge bitandukanye, ugasanga afata ibiyobyabwenge byinshi kandi kugero ruri hejuru, ugasanga bifatira icyarimwe kandi mind yiwe udashobora no kubikontorora cyangwa amenye ngo ararya ibi ngibi, ngaranywa ibi ngibi, wenda bishobora kumufata kuko aba yafashe n'izo doze. Rero ntago ntekereza ko
umubyeyi wari we wese, yaba umupapa cyangwa umumama, ngunda kubibabwira, ubaye umenya ngo inshingano zanjye ngomba kuganiriza abana banjye, yaba umuhungu cyangwa umukobwa, ngomba kubabwira ku buzima bw'imyororokere, mubwire ngo nugera imyaka n'iyi ngiyi impinduka zishobora kukugeraho, ugahura n'ibintu bitandukanye, ukumva ushaka umukobwa wenda ushaka umuhungu. Ibyo bintu iyo bimubwira agenda akaba macuwa nawe akamenya ko ibyo bintu bizamugeraho, ejo n'ejo bundi bitazamutungura, ugasanga atangiye kujya mu ngeso utari usanzwe umuzi, ukavuga ngo umwana wawe arakunaniye, kandi ni wowe utarabashije kumuganiriza, ni wowe utarabashije kumuha time ngo umwumve cyangwa we yumve ibintu umuganiriza. Tukwiye rero, ababyeyi mukwiye kumenya uruhare rwanyu. Ushobora kuba uri gutekereza nonaha ngo umwana wawe wenda yatwaye inda cyangwa yateye inda. Ubushize nari babwiye ku kiganiro kivuga abana batewe inda n'abahungu batera inda, kuvuga ngo niwe wabyishoyemo, nari naramubwiye yanga kumva. Ese mwebwe ntagiye mwumva mufitemo uruhare runini? Ntago ushobora gukururira umwana wawe gukora ibintu nk'ibyo ngibyo. Ntago umwana w'umuhungu iteka ryose, buri muntu wese ugejeje imyaka y'ubukure aba ashaka ubuzima bwiza, aba ashaka kubaho neza, kwambara neza, aho afite amafaranga, muri sosiyete bamwubaha, babona ko ari umuntu w'icyitegererezo, umuntu usa neza, umuntu ugaragara neza. Nta kuntu rero atazajya muri izo ngeso zindi, nta kuntu atazajya kwifuza wa mushogamami ngo amuheze amafaranga. Nta kintu bizaba bimuguyeho kuza agatanga umubiri wiwe akamukoresha ibyo ashaka, ariko we akabona amafaranga. Icyo gihe nta kintu bizamubwira. Ariko nubasha kumubwira ko cya kintu yanyuzemo cyo gufatwa ku ngufu ari kibi, cyamugiraho n'ingaruka, ntago azatekereza kugira ya mind yo kuvuga ngo nawe yafata ku ngufu. Ntago azatekereza kuvuga ngo ndajya nanjye guhohotera abandi, kuko icyo gihe aba yarize nawe akamenya gukomeretswa ukuntu bibabaza, akamenya guhohoterwa ukuntu bibabaza. Ntago ikintu cyakubabaje ushobora kujya kugikorera undi muntu, keretse nta bwenge ufite. Ko ikintu cyakubabaje iyo ugiye gushaka kujya kugishira ku ndi muntu, icyo gihe nabwo wenda ushobora kubimukorera kugira ngo umwigishe isomo bitewe n'ikintu runaka. Ariko ntekereza ko umuntu wabaye afashwe ku ngufu nawe ashaka kugira ngo afate abandi ku ngufu, ni ikibazo gikomeye cyane. Ni ikintu umuntu adashobora kwicara gutya ngo atekereze. Kumva umubyeyi w'umumama ashobora gufata umwana w'umuhungu ku ngufu, usanga umubyeyi afite nk'imyaka 40 n'undi afite 10 n'ingahe, ukumva uwo mwana wamugira umugabo. Ni ibintu bitangaje cyane, ni ibintu bidakwiye hano muri sosiyete. Rero babyeyi nimukumve ko abana b'abahungu nabo badafatwa ku ngufu, bafatwa ku ngufu cyane, ariko bo ntago bashobora kuvuga ngo nafashwe ku ngufu. Ni ibintu bibatera ipfunwe cyane, ni ibintu bishobora gutuma agaragara nabi, yumva afitwe ipfunwe mu bandi. Ubuse ngiye nimvuga ngo nafashwe ku ngufu, babajama banjye biragenda batangiye kuvuga ngo ndi cyabakobwa cyangwa ndi igihungu kiri aho ngaho sinzi ukuntu nabyita. Icyo gihe ntago ushobora kujya mu bajama bawe ngo mwisanzurane nk'ukuntu mwari musanzwe mwisanzurana, atangira kugufata nka kadage, atangira kukwita utuzina tugiye dutandukanye. Ugasanga niba wenda mwana wuzaga mukajya kunywa izo nzoga, ugasanga ntago mukihuza ngo mubikore, basigaye baragufashe nk'igitsina gore. Ngahibaze, niyo mpamvu ugira ipfunwe ryo kuvuga ngo nafashwe ku ngufu. Niyo mpamvu utinya kuvuga ngo ndi umwana w'umuhungu ariko narahohoterwa, nafashwe ku ngufu. Buri mubyeyi wese aho ava kwagera aba agomba kwita ku mwana w'umuhungu nk'uko yita ku mwana w'umukobwa. Ntago ibyo biganiro byagenewe abakobwa gusa, ntago ubwo buzima bw'imyororokere bwagenewe abakobwa gusa. N'ibitsina byombi bigomba kumenya ngo umwana w'umuhungu nawe agira iki gihe agahinduka mu mubiri wiwe. Ntago abana b'abakobwa ari bo bonyine bashobora gufatwa ku ngufu. Guys, ntekereza ko ibintu mbabwiye cyangwa ibintu tuganiyeho ari ibintu bibaho, kandi namwe murabizi ko bibaho. Ni ibintu biri nomo. Ejo hari n'abantu muramindusha kubimenya, hari abantu muzi b'abahungu cyangwa b'abagabo bafashwe ku ngufu, ariko ukaba ubizi neza ko adashobora kubivuga, uzi neza ko adashobora kujya mu bandi ngo yisanzure. Cya kimwaro kwa kuvuga ngo nge ningera mu bandi ndagaragarane. Ni ibintu bitandukanye, ni ibintu bidashoboka.
So boys, you have to dare and talk what is done to you. It is very sad to understand the young boy repaid by old man. And you have to learn how you can get a job so that you don't find yourself going down because what you put in your life. So guys, make sure you subscribe, like, share and comment. We love you. Ciao. MUNSI TV.